Reka tubashimire inshuti mudahema kubana natwe, mumeze mute? Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze ibashyigikire. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'uwitwa Adamu ndetse na Eva. Hariho abantu benshi bibaza ngo Adamu na Eva nk'abantu babiri bari ku isi bari babayeho bate? Uraza kubisobanukirwa muri iki kiganiro. Ushobora kwibaza uti babagaho bate mu by'ukuri? Uraza kubisobanukirwa. Kandi ushobora kwibaza uti isi ya kera yari iteye ite? Nabyo uraza kubisobanukirwa. Hariho abantu benshi rero bahora bibaza bati ntago twiyumvisha neza ukuntu Adamu na Eva babayeho, ukuntu inzoka yavuze, ukuntu inzoka yabahaye itunda, uko bakoze icyaha kandi bari abantu bari batunganye rwose. Ushobora kubyibazaho cyane. Iki kiganiro nibyo kije gusobanura. Kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, twibwiraga abakunzi bacu. Niba ushimishwa n'ibiganiro byacu, rwose gukanda like ni ibintu by'ingenzi. Kandi gukora subscribe bafungura n'inzogera niba uri mushya kuri iyi channel kugira ngo na video utagiye kugeraho mu ba mbere, nabyo ni ibintu by'ingenzi. Wanakora share, gusa igitekerezo cyawe kiruta ibindi byose. Rero reka turebere hamwe ku bijyanye n'ubuzima bwa Adamu na Eva. Tujya tubumva ko Adamu na Eva babayeho, reka twumve noneho amateka yabo. Amateka ya Adamu na Eva ni abantu ba mbere bavugwa cyane muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro. Adamu yaremwe mbere avuye mu mukungugu w'isi. Eva yaremwe akuwe mu rubavu rwa Adamu. Ibi bigaragaza ko umugabo n'umugore bagenewe kubana ndetse no kuzuzanya. Umuryango rero watangiriye ku bantu babiri gusa. Imibare igaragaza ko umuryango wa mbere wari ugizwe n'abantu babiri, ari bo Adamu ndetse na Eva. Abana babo ba mbere batatu abazwi ni Kayini, Abeli ndetse na Seti. Aba nibo bana batatu bazwi cyane nk'uko bigaragara mu gitabo cy'Itangiriro. Aho babaga rero babaga muri Edeni. Ni ukuvuga ngo aho ngaho niho babaga mu busitani bwa Edeni. Babaga mu busitani bwiza cyane bwa Edeni. Bibiliya ivuga ko bwari hafi y'inzuzi enye. Yari hafi y'uruzi rwa Tigre ndetse n'uruzi rwa Efurati. Abahanga benshi rero bemeza ko aho hantu hashobora kuba ari hafi yo muri Mesopotamiya. Uyu munsi ni mu bice bya Iraq, Turukiya ndetse n'igihugu cya Siriya. Urugero ni nko kuvuga ko abantu ba mbere babaga mu karere gafite ubutaka bwera cyane nk'aho ubuhinzi bwatangiriye ku isi kandi muri icyo gice. Uko babagaho rero n'ibyabatungaga, Adamu na Eva babagaho mu buzima bworoheje cyane, cyangwa se mu buzima bworoshye cyane. Baryaga imbuto z'ibiti, ntibakoraga akazi kavunanye, ntibari bafite uburwayi cyangwa se ububabare. Urugero rworoshye, niba umuntu muri iki gihe akenera amafaranga 100% kugira ngo abeho, bo bari bakeneye 0% by'amafaranga, ibintu byose byarabonekaga ku buntu. Ubwenge bari bafite ubwenge bwo kuvuga, gutekereza, kwita amazina inyamaswa. Ibi rwose bari babishoboye. Adamu niwe wise inyamaswa zose amazina tubona kuri iyi si ya rurema dutuye. Ibi bishobora rero kugereranywa, niba hari inyamaswa nk'igihumbi kuzamura, bivuze ko Adamu yagombaga kuba aziza amazina. Ni ukuvuga ngo yagombaga kuzimenya, kuzitandukanya ndetse no kuzita amazina mu buryo bufite logique. Ibi byerekana ko yari afite ubwenge buhanitse cyane. Ibidasanzwe rero byabarangaga. Ntago bari bambaye imyenda, ntibagiraga ipfunwe kandi babanaga n'Imana mu mahoro. Ntibari bazi icyaha. Ibi ni nk'umuntu uri mu rwego rw'100% mu mahoro yo mu mutima. Itunda bariye rero bagacumura, reka naryo turirebeho. Imana yababujije kurya igiti cyitwaga igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ariko bariyeho kubera kugeragezwa n'inzoka. Intambwe y'icyaha ukuntu yatangiye, inzoka yabanje gushuka Eva ku kigero cya 30%. Eva aratekereza. Muri kwa gutekereza kugira ngo bize kuzura, yaje gutekereza, ubwo intambwe y'icyaha ibigeze kuri 60%. Maze arafata ararya, bita biba 100%. Aha Adamu icyaha kiba kiruzuye neza cyane. Inzoka rero ushobora kwibaza uti yavugaga ite? Bibiliya igaragaza ko inzoka yari inyamaswa ifite uburiganya bwinshi.
yavugaga nk'umuntu, ni ukuvuga ngo yabashaga kuvugana n'umuntu. Abahanga babivugaho mu buryo bubiri. Hari abavuga ko yari inyamaswa isanzwe Imana yahaye kuvuga, abandi bavuga ko yari Satani yihishe mu nzoka. Noneho hari ingorane bahuye nazo nyuma yo gucumura. Nyuma yo kurya itunda batangiye kugira ipfunwe, birukanywe muri Edeni. Batangiye kandi kubaho mu mibereho ibabaje, babaho mu mibabaro. Impinduka zabaye rero, mbere kubabara byari 0%, ariko nyuma yaho kubabara byaje kuba 100%, ubuzima burimo ibibazo n'ingorane. Urugero, umugore yatangiye kubyara babara, umugabo nawe atangira gukora akazi katoroshye, maze urupfu rwinjira mu buzima. Ibitekerezo byabo rero, ibitekerezo by'abo bantu babiri bari ku isi. Nawe tekereza isi yose y'abantu iriho abantu babiri gusa, nta bandi bantu bariho. Ibi bishoboka ko batekerezaga cyane ku kubaho, ku bijyanye no kororoka ndetse no kubaka ubuzima bushya. Urugero, niba abantu babiri babyaye abana 3, abo bana nabo bazabyara abandi bana 3, buri wese mu bisekuru 5 gusa. Bashobora rero kugera ku bantu barenga 200. Ibi ngibi bisobanura uko isi ishobora gutangira guturwa vuba. Ni ukuvuga ngo bagenda babyara, ugasanga abantu bari kugenda biyongera, gusa mu bisekuru 5 ugasanga byibuze bamaze kugera ku bantu 200. Ishusho y'umuryango rero wa Adamu na Eva dushobora kubatekereza gutya. Adamu yari umuyobozi w'umuryango, Eva akaba umugore we. Noneho Kayini na Abeli na Seti abangaba bakaba umuryango. Ubwo byumvikane ngo bari abantu 5. Umuryango wabo watangiye ku bantu 2. Ihinduka ry'inkomoko y'abantu bose ku isi, ni ukuvuga ngo baje guhinduka inkomoko y'abantu bose ku isi, ari nabo natwe twitirirwa. Amasomo rero twakura muri iki cyigisho cyangwa se muri iki kiganiro: kumvira Imana biruta kubaho neza. Bose ni ukuvuga ngo ku muntu wumvira Imana biruta gushakisha imibereho myiza ariko nanone idafite ishingiro cyangwa se ishingiye ku cyaha. Icyaha gitangira ari gito maze kikavamo kinini. Ibitekerezo bibi bishobora guhindura ubuzima bwose bw'umuntu yabagamo. Isomo rikomeye: icyemezo kimwe kibi gishobora guhindura ibintu byose, cyangwa se gishobora guhindura ubuzima 100%. Adamu na Eva rero ni ishingiro ry'amateka y'umuntu ku isi nk'uko Bibiliya ibivuga. Uko babayeho bitwigisha byinshi ku buzima ndetse n'amahitamo n'ingaruka z'ibikorwa byacu. Reka tubashimire inshuti mudahema kubana natwe. Uyu munsi twariho dusesengurira hamwe ibijyanye na Adamu na Eva, kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza ukuntu bari babanye ari umuryango w'abantu 2 kuri iyi si dutuye. Ukibaza uti ntacyo bari babuze, ariko nyamara nk'uko nawe hari igihe ugeraho ugakenera ikintu ukakibura, cyangwa se ukifuza ikirenzeho, wagikora kikagukururira akaga, niko nabo byabagendekeye. Reka tugushimire rero. Niba wishimira ibiganiro tukugezaho, wakanda like, ushobora gukora subscribe, ugafungura n'inzogera, ukareba handitseho notification ukakanda kugira ngo na video y'ubutaha izakugereho mu ba mbere. Kandi ushobora kuba wishimiye kino kiganiro ukatwandikira igitekerezo muri comments, ushobora kugisharinga ku nshuti zawe, kandi rwose kutwandikira igitekerezo biradufasha kuko tubasha kumenya icyo mukeneye. Kuri bikorera Justin niyo saba. Reka tuzahure muri video y'ubutaha, kandi mu bafata ibyemezo mujye mufata ibyemezo mwishingikirije ku Mana. Mukomeze mugire amahoro.